Uje kandi ngo ikaze mukunzi ibiganiro bya Forten TV, amahoro y'Imana bane nawe mu byirimo mu byukora byose, nibyo tukwifuriza. Kwa sasa rero ibintu ngo bimeze bite? Kwa sasa ibintu ngo ni barabara, niko nakubwira, niko amakuru avuga. Kwa The Ben baravuga yuko ngo ibintu ari bicika. Umuntu witwa Ukeza Pamela, umuntu witwa The Ben, amakuru ari ku mihanda aravuga yuko ngo bashobora kuba batari kurebana ijisho ryiza, bashobora kuba bari kurebana yo bita ngo ayingwe. Ngo bimeze bite rero? Ngo bimeze bite? Ni inshuro nyinshi byagiye bivugwa na mbere yuko The Ben ashakana na Pamela, abantu bakavuga ngo The Ben arya abana, bakazana abakobwa bagiye batandukanye, abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ababa diaspora bo hirya no hino, abo mu gihugu cy'u Rwanda, abo bose bakavuga ngo uwitwa The Ben yaba arya abana, yaba arya abana. Pamela yari ari aho ngaho nawe yarabibona, cyangwa bikunda izo nkuru yarazibonaga, izo nkuru zikagenda zikaba nyinshi, zikaba viro hano ku imihanda. Ariko reka nkubwire yuko rwose ibintu biba bitoroshye, ntabwo nakubeshya, ibintu ntabwo biba byoroshye habe na busa, habe na gato, kubera yuko nyine hano hanze abantu benshi baba barimo bishakira ikintu cyitwa views no kumenyekana, of course. Ariko nyine nanone namwe mukurikira ibi bintu, hari igihe mukomeza kugenda mu kigare kubera yuko baba bafite amazina manini bashaka kuyakiriminga ngo bayoze, nyine bakumvishe ukuntu ari abantu beza, noneho bakaba bafite na viewship cyangwa se na followers, abantu bakurikira benshi cyane. Noneho bo bakabaza nyine bumwe bwo bakajya baboza mu mitwe, bakababwira yuko ngo ibintu ngo ari ukubeshya, ngo bariya ngo impamvu ngo ni aba YouTuber, ngo bariya ngo ni abantu batoya, ngo barimo bashaka ngo views. Namwe mukagenda mukitereka, mukakomeza kugendera mu kigare, ibintu bya biririyo mukakomeza kubyita imikino. Hano hanze ego biragoye kumenya ngo ibi bintu niba uri lisena ukurikiye ati nibyo cyangwa se ngo ntabwo ari byo. Ariko nyine ntabwo wowe ukwiye kuzajya uhora wumva ngo ibintu ngo ya ngo bariya ngo bagira umunwa, ngo bariya ngo barabeshya. Babeshya hehe? Wenda niba udafite icyizere ku muntu ubonye ari gukora iyo nkuru, why not utanacekinga ukajya no ku wundi? Ariko se nyine ibi bintu byose tuzabibona niturangiza ibintu byose tubwiye ko ngo atari byo, none se ubwo ubundi hazaba haba hiki? Ibintu byose hazaba haba hiki? Niyo mpamvu mukwiye kugira gute gukora, abantu bose mukwiye kuba mwabasha gukora investigation namwe ngo mwirebere ibyo ari byo uko byifashe, bitewe n'amakuru mwumvishe na the source of story aho mwayumvishe. Nuko nguko biba bimeze, nuko biba bimeze. Imiti time ndi kugutamo rero ana agacyayi, ndaza kukubwira ni mu bihe byashize wabita The Ben yagaragaye ngafashe cyitwa ngo Ishanga. Abantu baravuga ati Ishanga, Ishanga. Emeline uramuziga? Emeline umwe wari kokereje niwe nyine ngo Ishanga, umwe wari kokereje niwe bafashe Ishanga, umwe wari kokereje ku mbuga nkoranyambaga ngo arimo yirongoza ibintu by'amapipa. Ishanga rero Ishanga, abantu benshi bati rero uwitwa The Ben ashobora kuba ari ukuntu, ashobora kuba ari ukuntu bimeze ukuntu nyine behind kabisa. Pamela ntabwo tugeze tubona video binabivugaho, nibutse yuko ari urugo rw'abastari babiri, ni Pamela na The Ben, bose ni abastari bahuye yemwe banaziranye. The Ben yabonye Pamela kubera yuko yari yagiye muri Miss Rwanda ndetse akanatwika. Of course Pamela we byanga bikunda yarazi The Ben, nubwo Pamela kuva kera ari umufana wa Bruce Melody, guhera kera ni umufana wa Bruce Melody, ubyiyemerera akabyivugira. No mu minsi ishize yagaragaye ari kuvibinga indirimbo yitwa Munyakazi ya Bruce Melody, ariko bitabujije ko yarazi na The Ben nubwo yari umufana wa Melody.
still now ni n'umufana by the way. Ndetse mu minsi yashize ubwo DJ Freaks na The Ben bajyaga biti Dubai, The Ben agiye kuririmbira abantu ba Dubai ajyana na DJ wiwe ariwe DJ Freaks. Ibintu byabaye barabara. Abantu baravuga ati The Ben na DJ Freaks baciye inyuma Pamela, Pamela yafushye kubera DJ Freaks. Ariko hari abantu nagiye mbona bateraho komenti bavuga ati ntago Pamela urwego ariho ari urwo guhangana n'uwitwa DJ Freaks, ko nyine Pamela yakwica ni mu mwizabye. Abantu bose barabizi n'abanyamahanga iyo bamubonye baravuga ati uyu nguyu ni akabajo nagasanzwe, kandi koko ni n'akabajo. Umwana w'umukobwa ni mwiza cyane ku kigero kitabaho. Ariko nanone ubwo bimeze gutyo, Pamela nawe yahise yifotoza amafoto ameze ukuntu rwose, ahita yerekana baravuga ati Pamela byarahiye, noneho mwakabyara ati Pamela ari guhangana na DJ Freaks. Ndagira ngo musubize inyuma gato. Pamela yigeze kuvuga yuko yahoze adakunda The Ben, ndetse Pamela avuga yuko yahoze akunda uwo bita andi bumuntu, yahoze akunda uwo bita andi bumuntu. Magingo aya ngaya tuvugana yagaragaye abyinana n'undi musore ahantu muri karabu kuntu. Aribyo nakubwira ati hari igihe uba warangaye kuri umustar ugashituka umwana arimo yifatira amashusho pembe naho ngaho wari kutabizi. Ariko amakuru ari kuvuga yuko no muhungu nubwo mwahatwitse ku mbuga nkoranyambaga ashobora kuba ari uwo muri famille za Pamela, ari umufamiliye. Ariko nanone abandi bakongera bakavuga ati se kuriya kuboko yamanuye akagushyira akazajya akorana ubona gukora ku mabere, umuntu umufamiliye umanura ukuboko ukarindaho kugera ku mabere, ntumufamiliye umeze gute? Ahangaha turaza kuzana vare tuzuminge tubyerekane turebe niba koko ari byo. Sinzi niba biri busabe vare, ariko nyine niba warabonye akavideo karerekana yuko rwose aba bantu hashobora kuba harimo ikintu cya romance. I don't know niba ari true byo ari uwo muri family cyangwa se ari umuntu wa socabe ururi aho ngaho yaba nawe yari gondeye ku ruhande. Ariko The Ben magingo aya ngaya we nta kintu bivugaho. Magingo aya ngaya we no rush. Of course no star, big star, ari gutegura igitaramo cya The New Year Groove zahuramo na Bruce Melody ku itariki ya mbere z'umwaka utaha mu gutangira umwaka wa 2026. Ariko magingo aya ngaya turimo turavugana umuntu witwa The Ben hari ibintu biri kuvugwaho rumwe mu rugo rwiwe we na Pamela, ariko bo ntabwo berekanye ko hari ikibazo bafite mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Nuko byifasha n'amakuru yitwa Tea Time na Afro10 TV to the top. Komeza dukurikire mu biganiro, twebwe ntabwo tujya tuguha umwanzuro. Ubuse uragira ngo tukubwira ngo nibyo ngo Pamela ngo yafa ngo bamukose ku mabere ngo nibyo Pamela ngo yaciye inyuma umugabo we The Ben. No, ntuzabibona mu makuru yacu kubera yuko twebwe tuguhereza ibihari umwanzuro ukawifatira. Tuba twakuzana ibikenewe byose se tukabigushyira imbere. Niba ukeneye kubyemera ko ari byo, niba udakeneye kubyemera ko ari byo, it's up to you. Ariko nyine twebwe ntabwo uburyo tubikoramo tuza ngo dutunge umuntu tuvuge ngo
yabikoze no, ahubwo wowe tuguhereza all details, then you take decision to yourself. Ni Hero Willis, kugira ngo ujye tubana mu biganiro bitandukanye by'imyidagaduro, maze tujye duhora twatuka muri the time.